ni ukugira intego. Ubuzima butagira intego ni nk'imodoka itagira icyerekezo. Iyandikire icyo ushaka kugeraho mu mwaka cyangwa mu mezi cyangwa no mu cyumweru cyangwa se ku munsi. Igice cya kabiri, gukoresha igihe neza. Abakunzi ba Mbogune TV, ndabasuhuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza igitondo cyiza n'igicamunsi cyiza ku bantu mwese mudukurikiye muri mu bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, u Burundi, Congo, Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Ndabifuriza akazi keza ku bantu mwese mufite akazi. Namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Nta gucika intege. Icya mbere ni ukwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana niyo igena byose kandi ikatugenera ibikwiye. Uyu munsi rero tugiye kugaruka tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi tugiye kubagezaho ibintu 8 byahindura ubuzima bwawe muri uyu mwaka wa 2025. Ese hari igihe wibaza impamvu bamwe batera imbere abandi bakaguma? Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu 8 byahindura ubuzima bwawe burundu niba ubyitayeho kuva uyu munsi. Niba witeguye guhindura ubuzima bwawe, komeza urebe iyi video kugeza ku musozo. Igice cya mbere, intego. Kwiha intego zisobanutse. Ikintu cya mbere ni ukugira intego. Ubuzima butagira intego ni nk'imodoka itagira icyerekezo. Iyandikire icyo ushaka kugeraho mu mwaka cyangwa mu mezi cyangwa no mu cyumweru cyangwa se ku munsi. Igice cya kabiri, gukoresha igihe neza. Icya kabiri ni igihe iyo ugipfusha ubusa upfusha ubusa ejo hawe. Gabanya fone, gabanya za gossip cyangwa wongere gukora ku nzozi zawe. Igice cya gatatu, kwiga buri munsi. Kwiga buri munsi rero, igice cya gatatu ni ukwiga niyo byaba iminota 30 ku munsi. Kwiga bihindura imyumvire igahindura ubuzima. Igice cya kane, abantu ugendana nabo. Icya kane ni abantu ugendana nabo. Niba uhora wicarana n'abantu batabona ejo heza, nawe uzahaguma. Hitamo inshuti zigushyira hejuru atari izikumanura. Igice cya gatanu, kwizera. Kwizera rero, igice cya gatanu ni ukwigirira icyizere. Ntugategereze kuba perfect. Abatsinzi batangiye batizeye ariko baragerageza. Igice cya gatandatu, kugira discipline. Icya gatandatu ni ukugira discipline. Ntibiterwa n'uko wumva umeze, biterwa n'uko wiyemeje. Kora niyo utabyumva. Igice cya karindwi, kwiyitaho ku buzima. Igice cya karindwi, kwitaho ku buzima. Umubiri urwaye n'ubwenge burushye ntibwubaka ejo heza. Sinzira neza, jya ukora siporo, irinda umutima wawe. Igice cya 8, kwizera Imana. Icya 8 ni ukwizera Imana no gushimira. Iyo uyishimira ubonera umugisha aho abandi babona ibibazo. Urumva rero ibi bintu byose uko ari 8 ni ibintu bishobora kugufasha muri uyu mwaka wa 2026 uramutse ubikurikije, kuko ni ibintu bifite inyigisho ikomeye cyane byo gukurikira buri kimwe ku kindi. Byazagufasha kugira ngo nawe ube wabasha guhindura ubuzima nk'abandi bose tubona hanze. Si uko baba bakoze cyane se cyangwa se ari ubwenge runaka bafite burenze mu bijyanye n'imikorere, ahubwo inama n'ibitekerezo bagenderaho nibyo bibasha kugira gute kuba byabahindura ubuzima. Nawe rero ndagushishikariza cyane gukurikirana iki kiganiro kugira ngo uyu mwaka ntugusige ubusa.
wibutsa kujya ukora subscribe ku muntu waba wafashijwe n'iyi video, yakanda subscribe cyangwa share ukayisangiza n'abandi bantu kugira ngo babashe guhindurirwa ubuzima. Ibuka kandi ntuhindure ejo hawe uwo munsi, byagufasha cyane. Guhindura ejo hawe uyu munsi byagufasha cyane. Rero ndabashimiye cyane mwese twabanye muri iki kiganiro nge mwakurikiranaga, yari Ntambo Goodness TV. Iyi mwakurikiranaga yari Ntambo Goodness TV, nge mwumvaga mu kiganiro yari Hagenimana Adolphe. Mbifuriza akazi keza ku bantu mwese mufite akazi, namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda. Nta gucika intege, cyane no kwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana niyo igena byose. Amahoro n'imigisha bibane namwe. Shalom shalom.